impamvu ribu bashobora kuma warning ubwo se we bavuga iki bavuga nde Chris Easy na Rosikana arandakaje murabizi ntabwo twabisubiramo ariko ndashaka ko mumbabarira narabatutse ntabwo byari bikwiye mumbabarire cyane urumva kandi Imana ibahe no mugisha Rosikana nawe usora indirimbo ibe hit nka Chris Easy ukuntu yasohoye indirimbo iba hit Chris Easy Imana irimo irakureba urakoze cyane Godfather wambabarira ni ukuvuga ngo usabye imbabazi Chris Easy na Rosikana nibo bantu nzi ko navuze like natutse mbabaye narakaye saba betray imbabazi right now ngaho mbwira undi muntu uwo nguwo we ntazo musabye undi fuka usabe The Ben imbabazi ko twavuze ko wafatiye ku gahanga uri ukamutuka ibitutsi bitagize kandi nawe ukabyemera The Ben namukora iki gituma musaba imbabazi we umututse byinshi kabisa si kimwe si bibiri uhora umutuka nakoresheje oya ni ijambo nakoresheje namaze kuri sana sinza kurisubiramo ni biriya bintu byakoze byo kujya kwandika imbabazi yarari gusaba yazimanye akajya kuzandika mbere y'abanyarwanda mu bafana kandi yazimanye ibyo ngibyo ntabwo bigize icyaha ntazo nsabye dukomeze okay umva isimbi nyandikira kuri WhatsApp like I don't know like I lost your number muhereze Dumba amakoyi ni kujya kuri internet ari mu biti se Dumba kwa tugiye muri mu biti ukaba muri nyandikira kuri WhatsApp like your number I lost your number ndimo ndavuga na isimbi arimo aranyandikira anambwira atara nkuveho hano like urimo urantesha umutwe isimbi is writing to me wambwiye ko uri mu ishyamba agiye gutema ibiti ukaba uri mu ifuteye nkabandi muri ukaba uri mu ntebe mu idiva uryamye mu ntuza mu idiva aho uryamye ni kana gatanda mani ko muri boarding bra igitanda kimeze cyari buyu muri mu biti banyarwanda ni gatoya ngaho so kaza unyereke hose unyereke idubu dore mani iyi sinzu nyanzu none se mu biti mujyana ibyo byo guterura ibyo ngibyo njyana nabyo ahantu hose dore nk'ahari ahantu ndiri okay ngaho soka hanze twereke hanze n'ubu usanzwe ubikora dekaribrije man ntufungure utwereke hanze turebe ishyamba oya ubu ngubu ntabwo ndajya mu ishyamba nyine nyaryo ubu turacyari ku kagikaraho hafi uzingira ishyamba ryari ariko se biri seriye kuko yagiye mu ishyamba nkuko wabivugaga yagiye mu ishyamba no ni yagiye mu ishyamba none urebe ukuntu nyamunsi Dumba ugomba kuzagaruka ukama ku mafaranga y'ibiti dore uraje kuri pano yanjye wigira Rwanda nziza kuko ugiye kuva online uraje ushatse guhehayo wasize uneye nzaza mu iki gihe cyose ushaka guhehayo waneye kugira ngo uzagaruke abantu bagukumbuye Rwanda nziza we ngaho jya mu biti nugaruka tuzaba tugukumbuye uzaba uri imfura idakosa Dumba udasura ngo anutse Dumba nk'umwana mwiza Dumba udatukana Dumba agiye kwigurira imitwaro yose n'uwe discipline bwabo ashaka kugikoreza Godfather ngo agende ngo ari umwana mwiza uranyirukana inzajya mfata ka account nkasige hano ngende bagakandeho muzagende ujye ukazana ugashyiraho dusabirize nzajya nkashiraho nkasigeho ngende njyewe amakoye niko aryoha icyo kintu kivuze ngo ndasakuza mu gitumure kigende mu kivana no mu kiboroki moderators do it ngo moderators do it ibiti bishanga mu kimanure mu kiboroki rero kabana wagira ngo ni umukozi wawe buri kantu kose ukoze atabana reka ndabwira Dumba Dumba nukuri ntabwo ari ukwikina urukumva biragoye cyane kugira ngo umunsi nahindutse kuba uyu wundi we mvuga ibintu nkuko mbibona ntabanje gutamikwa amagambo ntabanje kwigira Rwanda nziza ngo mu nkunde Dumba ntabwo ndushuba bogari yego wenda mfitaga ntuza wenda wowe ufite ukuntu ujya wigira nk'abagore ariko Dumba nashyizeho kamera hano ko bankunda Dumba bakakwibagirwa Dumba kumva ko abakobwa bakunda ijwi ryanjye Dumba umunsi naje hano muzagana he Dumba ko abantu bankunda batanze umunsi bambonye Dumba ko ntafite inda yaguye igitsina nkawe Dumba umunsi naje n'abanyarwanda bakambona aba bana bambona bakankunda bakampi nk'abatanze umunsi bambonye Dumba uzankizwa n'iki
niyo mpamvu aregana yanyura ngo mvuge ibishegu. Impamvu ntavuga ibigambo bitameshe Dumba nuko ndi imfura ikarabye. Dumba imfura ikarabye wowe Dumba. Okay, reka dushake umukobwa umwana agira ikintu abwira abanyarwanda. Mrs. Clark. sike bite my boy. Mrs. Clark, karihami uranyuba. Yego. Gira ijambo uvuga kuri Godfather, ndabona wazamutse uvugaho ijambo nuko mbona. Ane ba bagore bawe nakubwiye. Dumba ndakubujije. Dumba ari kwigira iseki igoroye. Urakoze Dumba uri kwigura. Uwo niwe Mrs. Clark nakubwiye. Uri kwigura. Nuko babaye. Dufite uretse gato dufite umuntu bita Sibomana. Manga Mrs. Clark nk'umuntu tumwe kuganire. Dumba uretse gato Dumba kamanze kubwire Sibomana uwo ari we. Sibomana ni Patrick Murunana, ni umuntu umaze gutanga umusanzu uhambaye. Sibomana ni umukinnyi w'amafilime, uyu ni umupromota, niwe munyarwanda yagize miliyoni ya mbere ya Instagram y'abafollowers. Muri aha ngaha ntabwo muramwirukanka. Uyu ni umuntu wagize miliyoni ya mbere. Urimo kumva? Agira uruhari, afite ikinyamakuru. Ifite engagement imeze gute? Tugende gakeya. Niwe munyarwanda wagize ifite engagement imeze gute? Agiye kumuharabika uretse gato. Oya. Niwe muntu wagize miliyoni ya mbere y'abafollowers n'abashade batarabagira. Sibomana reka Godfather natumuhena. Ntega amatwi. Nani Sibomana? Yego. Uraho? Muraho neza. Urakomeye cyane rwose. Umaze igihe kingana iki unkurikira unkurikira niba atari ibanga? Na so ngira ngo byahereye kuri X ikiri Twitter. Yego. Sebra se muhe bya COVID-19. Urakoze cyane. Siboma. Ndibaza. Karame. Godfather nk'igihe umaze unkurikira. Ndi ikibazo. Yego. Ikintu cya mbere ikubaza. Kandi nturye imboga uvugisha ukuri. Oya nge se uzi ko njya ndya imboga. Godfather umubona ute? Impamvu uranga Godfather umbona ute? Ndi muntu ki? Mbo ngewe nda ku ruhande rwanjye ubu tuvuga nta kibazo mfitanye nawe. Kandi ntabwo ari uko ndi miseki igoroye nawe uri miseki igoroye, aho twagonganye twabikiye mu mahoro, mvuze ko byose ari 100% naba mbeshyi. Ariko naho ibintu bitagenze neza twarumvikanye binyura mu buryo nta kibazo mfitanye nawe. Wenda nta bushakashatsi nakoze ngo menye nimba abantu bose mudafitanye ikibazo cyangwa se mugifitanye, aho nanone naba mbeshyi ko nta bushakashatsi nakoze. Ikindi uburyo ukora nk'umubloga ukora mu buryo navuga ngo bugendanye n'ibyo amahame ya social media akora, kuko kuri social media iyo uzanyeho ibintu by'ubwenge ukozana ibintu biri professional ntabwo bagukurikira, ntabwo ubona aba followers, ntabwo ubona abantu baza. Nk'ubu ngubu wakoze topic uvuga ngo ukuntu wakwiteza imbere ngo ukorere amafaranga mu buhinzi n'ubworozi, wari kuba ufite abagukurikiye nka 50. Rero hazamo na entertainment, gushyushya n'iki gusa, ariko nanone nta byera ngo de uramutse ushaka ko ari byo nanjye nakomoza wenda byo kunenga gushima byose wambwira nkabivuga. Bivuge kandi arimo mfite ijambo. Yego. Wenda duhere mu gushima nuko ino mihanda ngira ngo urabizi ko research igaragaza ko abantu hirya no hino ku isi bafite ikibazo cy'imitekerereze, haba ari muri Amerika, muri Afrika, mu Burayi. Mana barakumanura. Waretse nkavuga. Nani ukuvuga ngo nani kuvana imodoka kubana ku modoka. Icyambere bina ni entertainment nk'abantu baba bigunze bakongera gususuruka. Icya kabiri harimo urumva nanone nko muri showbiz yacu, iyo uje ukavuga ikibazo ndako kimeze iby'umuhanzi yakagombye gukora kugira ngo umuziki we ugere ku rwego ruri international. Of course buriya iyo hajemo kunenga, nkanjye ndankunda umuntu unenga, ariko nanone hari abantu batabikunda. Iyo ugaragaje wenda ibyo umuntu yagakoze kugira ngo umuziki we urusheho gutera imbere, yaramenyereye abantu bamusingiza, hari igihe nanone bimubabaza. Nibaza ko nanone iyo ni karite. Ariko nanone hari igihe utuma umuntu atavuga, tuvuga urugero nimba uhaye nk'umuntu ijambo ntutume arangiza igitekerezo cye, aho nanone ashobora gukomereka umutima. Ariko nanone inose ya social media ni kumeze uje ukaba umwana mwiza,
ntago wabona abantu benshi bagukurikira nk'uko ujya unserereza uvuga ute se Sibomana kujya live hakaza abantu bake baza kukureba nuko wenda njye mba ngerageza gukora ibintu biri mu bwenge biri professional wenda abantu basura Instagram muri Sibomana Kadomoema ariko uje kuba umwana mwiza ntago ubona abantu bagukurikira iyo ni reality y'imbuga nkoranyambaga no mu mahanga hose ariko nanjye ikindi nanjye nasaba wenda rumva nk'umufana cyangwa se nk'umuntu ukurikira imbuga nkoranyambaga why not tutajya kuri video haburike uretse gato kakubaza ikintu kimwe uravuze ngo Dumba ko ari umuntu ukurikirwa cyane avuga ibintu by'ubumara nta bintu bizima avuga ntabwo namuvuza nubwo ejo bundi yifatanyije n'akagurupe kashaka kunkubita hasi ntabwo nzi impamvu wenda nimba ari ikintu dupfa akaye kagurupe Dumba ntabwo yubaka arasenya igihe habaga umukwabu Instagram isiba amakonti y'abantu itwara aba followers ngira ngo hari umuntu wakoze video wakira collaboration kandi icyo gihe wabaye umufatanya bikorwa rero urumva n'ibintu nabonye ko nawe wenda waba hari icyo dupfa kandi ziko hari icyo nagwemukiye wambwira nkagusaba imbabazi. Iyo video yari imeze gute? Ni video yajemo umuntu bita Mutesi Jori nanjye iyo collaboration wari ufatanyije na Kazungu ka boss mugaragaza ko nyine inkundura n'umukwabu umwana witwa Ice Mobi. Yego bariya n'abahungu banje icyo bakora yego iyo bakubonye bakabona ufite nka miliyoni engagement yawe itarimo irakora babivugaho gake gake. Wamwumvishe Dumba wubaka Dumba ushigi ngo Dumba bro. None se engagement kutarabye muri dashboard yanjye wayibonye gute? Rwanda nziza. None se likes ntabwo ziboneka? None se kanavuze ngo konje nkore ibintu by'ubwenge likes ziba nkeya cyese nje gutukana ibyo ngibyo ni ikibazo nimba ari ibintu bya social media. Uravuze ngo engagement za Dumba ziba mu bugoryi. None se ukora iby'ubwenge bihe? Reka nkubaze haba hari amahugurwa nubwo yabaraye icyumweru wakoze y'imikoreshereze ya social media? Turashize cyane katumubago wakwerekana ibimenyetso nke nkabyerekana bombo clat ko wakoresheje ko wize social media ko nge narazize nahawe amahugurwa yemewe n'amategeko. Ngwino kuri zarahezekananira ukananirwa kuzikoresha. Ngwino hano Siboma mwebera tugende gake kamuhinya ndaje gato onshira mu minota nk'ibiri. Iminota y'ibiri ugiye kwipodowa ntabwo uri umuntu w'umugabo? Oya nje sinipodowa nipodo ngende umugore. Urayimpaye cyangwa? Yifati. Okay. Nyine mu gihe minota itaragera wakwerekana nimba we warize mu buryo bw'amwe n'amategeko uburyo bakoresha social media ubyerekana nanjye mbyerekane. Okay ntabwo mbifite. None se ujya kuvuga ngo ijya kwifatanya n'abantu bansebya bankubita hasi banyangisha abanyarwanda kandi uzi ko kari account kanjye ro kantunze nkora ibintu nyuze mu mucyo urumva udakore kunsaba imbabazi ahubwo bari bavuze iki? Dumba arazigusaba kuko agiye kujya mu biti. None se wakiriye collaboration y'ibyo utazi ibyo bavuze? Turashize njyewe abana mbafana gusa ntanakiri iyo bansabye collaboration. None ubwo niba bakoze ibigize ibyaha ubwo nawe ntuzaba uri kumwe nabo? Bakoze iki? Nyine wakiriye collaboration y'ibintu utazi ibyo ba postinze? Yego ariko ndimo nakubaza bakoze iki? Nyine haba harimo ikibazo rero nimba wakira collaboration utabanje kureba ibya postinze. Ndimo nakubaza bavuze iki bakoze iki? Nese ubwo hoya banza umbwire wakira collaboration utazi ibyo wakiriye ibyo bintu wigaga bajyaga babaza ibibazo sibyo? Ego mwajyaga musubiza twara tugera gute? Mwajyaga musubiza ibiki ibyo wize by'ubumenyi bya social media byo kuba ufite niba imamya bumenyi certificate. Oya ni certificate ngo mu Kinyarwanda ni certificate ngo mu Kinyarwanda ko twabyize. None imagine nanjye ndimo ndabaza ikibazo ndakubajije uwo muntu ya postinze yari arimo arakubwira iki yarimo aravuga iki?
Mwarimo barimo bagaragaza ko nyine ni nko ku mu kinyarwanda cyiza nibo babyita ngo ni nko kuningura. Oya bivuge mu mvugo yo Ariko njyewe urumva nabifashe ntabwo namenye niba byarakoze. bivuge mu mvugo yo kwishuri kuningura, izo social media yakwigishije kuningura, sindi kuyikora ngo nyibone. Muri social media imvugo kuningura turabisobanura dute? Siboma, Oui. umuntu yaragututse. Oya ntabwo yantutse ariko njye ariko ngo ndavuga ko nabiketse. Icyambere naketse ko ndabyaba ari bya bita bya showbiz nyine byo kugira byo gushyushya abantu nyine, icyo ni icyambere. Ariko nanone impamvu nabonye ko haba harimo akabazo nuko bamwe mu bamwakoranye barimo bakazunguka boss atari ubwa mbere babikoze, mvuga nenda babona nsa nkaho mbangamye muri iyo systeme ya social media. Oya, ariko nanone ndacyashaka kubaza bakuvuzeho iki? Banengaga ngira ngo harimo nko kunenga imikorere y'uburyo nkora ku bintu bya social media, wumva basa nkaho bari ready yuko account yanjye yatwarwa. Iyo uvuze ngira ngo ni nko kuvuga like ntabwo uri sure ko ibyo bari barimo baravuga. Oya barimo banenga. Bakunenga gute? Hari habaye umukwabo, Instagram yakoze umukwabo gusiba amakonti no gutwara aba followers, wumva basa nkaho bishimiye ko baba bari ready ko nanjye icyo kintu cyambaho. Sibomana, ibintu byawe ntabwo nimo ndabyumva neza. Sibomana uranyumva? Okay. Uranyumva? Ndimo ndakumva. Wabaye iki? Wabaye iki? Siboma. Oui. Reka njye kunyara ndongera nkubaze icyo kibazo nindangiza kunyara ndaje. Uretse gato Siboma. Oui. Wabaye iki? Nabaye iki gute se ona mfite icyo kibazo? Kwabyibushye. The fuck? Oya nukwiha amahoro Godfather. Umva sinarihumuye reka sinakubwira. Ariko ndapfuye. Kusigaye ungana gutya? Narabishya cyane se. Ndatunguwe kabisa. Rahira se. Yewe na Clapton azabyibuha. Warabyibushye man. None so umperuka ryari? Nguheruka gukora amafoto gushyira kuri website yawe. Urumva haranikeraga erega hanyuze n'iminsi Godfather. Kaho nkanda y'intare. Ubugu harimo turabyo. Barinyumvire. Narenza wiki agata. Ahubwo bwira abantu bankandeho ahubwo wowe kuko urumva ndi mu rugo rwawe. Miliyoni igukurikira wayibwika gukandaho. Miliyoni se ko abantu bose bavuye kuri Instagram bakiza kuri TikTok. None niba baraje ubwo nawe ntibajemo. Oya nese wategeka wavuze ngo ninde wafunguye n'utarayifunguye ibyo nabimenya. Okay. Abantu mukurikirana Sibomana kuri bavuye kuri Twitter ni mu mukande h'intare. Kabisa. Niba hari abantu bamukurikira kuri Instagram baje. Dumba we. Kara. Abantu muri comment ni mu mpinka. Dumba bibone. Ni mu mpinka. Ni mu mpinka. Siboma. Yumirwe. Yes Dumba. Agarutse kwa Sibomana ndagirana. Ndabona ikibazo cyane cyakunaniye. None se niki hoya mbaza ndagusubiza? Nari nakubajije ati bakuvuze iki mbona birakunaniye. Njya kwinyarira. Impamvu nabaye nko bica ku ruhande nabonaga harimo nko kugiza nkana ko ntabwo umuntu yaguha collaboration, ngira ngo niwe ugeze kuvuga uti umuntu uzajya umpa collaboration z'ubugoryi nzajya nanamuboroka. Bivuze ngo izo inzima uba wabanje kuzireba none wakire collaboration n'ibintu utazi.
oya iyo umuntu ari nka muzima muzi ko atampa ibintu bidafatitse mpita mwizera nkavuga ati uyu nguyu mba narayangiye kumucekinga yaraciyeho mpita mvuga ati uyu nguyu buri icyo azajya mpa sininda kureba ndahita nemera ni ukuvuga ko noneho yarakunzaniye arimo aravuga ibintu bizima bikunaniye gusobanura nese ubwo baramutse ko umuntu wese agira ibyago kuri izi mbuga nkoranyambaga baramutse bamuhakinze bagapostingaho ibintu byateza imidugararo muri rubanda ukabyakira ukakira collaboration urumva udakwenda kugira amahugurwa ufata ku mikoreshereze ya social media kenshi ubwo yahita aza akambwira turabizi Instagram yanjye bayihakinze ibiza byose ntabwo nubyakira Sibomana waje kuri kamera uje kutwereka kanyuzemo nabonye ko ari showbiz nta kibazo oya se kandi ariko showbiz yagorwa uretse gato nkeneye amahugurwa ya showbiz ariko Sibomana bisa nka certificate wakoreye warayikobokeye oya ndumva erega kuri imihanda ahubwo ndifuza handi nakorera andi mahugurwa arenze uko kuri imihanda harimo ibibazo imitego ibyaha rero tugomba kwiga umunsi ku mundi rero kenshi ibi bintu ugiye kubireba hari ikintu cyitwa ngewe ukuntu mbifata ibintu mbifata nk'umuntu wakoze umuntu urangiye universite akaza agahura n'umuntu ufite experience mu kazi runaka ariko watarayirangije yego usanga wa wundi warangije universite biza kumusaba iyindi myaka 5 kugira ngo amere nk'umuntu ufite experience nk'ubu Sibomana we ubu ndakumva usa nk'umuntu natuka nka hana kababara cyane hoya nge nize guterana ubuse wize guterana ubuse narabyize guterana ubuse mu ishuri nzi gutebya ibintu byose ndabizi nta kintu wakora ngo kindakaze urumva ko impamvu utababara nuko nabyo wabyize nkuko wigiye ya certificate none se ko narabyize niyo mpamvu nyine biba byiza kujya mu bintu kadufata ubundi utarabyize kubera wowe warabyize dufashe nk'undi muntu utarabyize wasanga umuntu amututse nk'uko nguko arimo aratebye yababara ariko hari n'ababyize b'ibifura rero sinzi ushobora kuba uri igifura tu ndumva ushobora kwiyara ntabwo ndi igifura ariko nanone sinari kubura kubikomozaho nari kuba mbaye indyarya noneho mera nkaho untuka tu ntago njyewe ibyo nize byo guterana ubuse ushaka kuba untera sindaka ariko ntabwo ndi mu murongo mwiza wo kuba nabugutera ngo icyambere uranduta icya kabiri kuri imihanda hari ibintu byinshi undusha nubwo nanjye ari duke naba nkurusha kuko twese turuzuzanya ariko uranduta ntabwo nakubahuka urabizi neza ko nkuruta oya hari umuntu ureba wavutse kangahe urandusha nk'imyaka 7 ese bavuga ngo wavutse kangahe cyangwa bavuga ngo wavutse muri kangahe jaja dumba Franco umuntu uzi ikinyarwanda neza w'umunyamideli ukomeye urakoze ku nkosora navutse ubona nkurusha imyaka nk'ingahe undusha imyaka nk'11 cyangwa 10 ufite ingahe navutse 8 seriously wavutse 8 yego ukaba ubona nkurusha imyaka ingahe 12 imyaka ubwo yavuze nose tumara muri 74 yego ngomba naravutse uzi ko wize guterana ubuse niyize guterana ubuse uzi ko wize guterana ubuse nabyemeye noneho kubera ko ntabwo mubona ko mbuga nkoranyambaga gusa twaranahuruzi ko twahuriye kwa Sabe narakwitegereza ndavuga ni kabisa Dumba andusha nk'imyaka 10 yaba we bekare ahubwo Sibomana zino gucyocyorana mu bwenge cyane
nabi ufite abana se inde ufite abana ndimo ndashaka guteganya aho mama wabo azaturuka. urashaka guteganya aho mama wabo azaturuka Ndimo nyine ndi mu murongo wo gushaka aho nzakura umugore muri make. nkarya ubwo bizajya ku myaka 40 yawe n'umwe ubwo urumva uzamuzana ryari Kuri kuyigabanya se kandi irenzeho amezi make. ireza amezi angahe Mvuka mu kwa kabiri urumva renzeho amezi nk'atatu. ariko ntabwo mbwiye icyo abahungu banjye bagukoze ntabwo kimwe kandi bisa nkaho cyakubabaje. Oya ntabwo cyambabaje ariko numvaga ko wowe wenda waba wabishyizwemo wenda utabizi ko nzi ko njye nawe nta kibazo dupfa ariko abandi hari abandi babyinjiyemo nzi ko bo icyo kibazo cyaba kirimo ko baba batishimira ko presence yanjye wishyize ku munzani ni yabo. You are threatening. Okay. Wowe nta kibazo pe. ariko umenya meze nkaho ntangiye kubyibukamo gakeya bitangiye kuza. Wowe nta kibazo dufitanye ariko umuntu nka Kazungu ka boss ahora ashaka kunshyira hasi ahora akora amavideo agaragaza ko ngo ari we number 1 wagira ngo ahagarara Instagram mu Rwanda. Wowe nta kibazo dufitanye nawe seriously. Kazungu ka boss ntabwo muzi. Oya wabubeshye kandi nzi ko uri umunyakuri. Jewe ntabwo Kazungu ka boss muzi ngo kubera hari abantu nibagirwa kandi nge nkunze no kwikinisha. Kwikinisha icyo kinyarwanda icyo gisobanuye buriya nge ndikinisha kandi kwikinisha bituma umuntu ayibagirwa cyane. Rero uwo muntu urimo uravuga uvuze ngo bamwita kabaki. Oya ibyo babyita mu kinyarwanda kizabyita kwigiza nkana. Ni ukuri ko Imana ntawe nzi. Dumba ari muri Canada ariko arimo ariraza i Nyanza. Ugeze Butare? Uvuze ngo bamwita nde? Uyu munsi ngiye gusesengura iby'imikorere yo gutema ibiti n'iki nabangiye mu bitari ibyanjye ariko iby'imbuga nkoranyambaga kwanga umuntu ngo ntumuzi. Mu kinyarwanda bita kwiraza i Nyanza. Sinzi oya twese turabanyarwanda. Wenda wongera kuri umunyakanada aho ngaho rwose waba ubaye indyarya kandi ngo indyarya imwana n'indyamirize. Akora iki? Akora iki? Ukorana n'umuntu utazi icyo akora? Indege mu biti se hano? Oya ku mbuga nkoranyambaga ukora boratinga inshuro zirenze 50 n'umuntu utazi icyo akora? Ntawe nari bwakora boratinga n'uwo muntu. Ubwo rero ira Instagram ngo yenda yabatari yawe se barayihakinze. Iboma with all respect ndabona wa mugane nawe nubwo ndi mama mukuru nawe ndabona uri aho ngaho uri muratera uza mu cyanjye ntabwo nakubahuka nawe nyine urakuze. tujye mu makoyini ndakubwiza ukuri ko umuhungu wawe ntawe nzi. Reka tubaze Franco ndamuzi ko ari imfura y'u Rwanda. Umve nimba ari bivuga nimba kuko utamuzi. Ngo nta burenganzira mfite bwo kuvuga ngo dumbaze umuntu cyangwa ntabwo amuzi. Kubera ko Dumba se none se Dumba kara iyo ugize uyu munsi akazi abenshi tukuze hano gutema ibiti kandi turakubaha ko buri akazi gatunze umuntu nako kubahwa n'ugize Imana arakabona. Uyu munsi duhora tubona ufatanya n'umuntu gutema ibiti umwaka ugashira ejo bundi twamukoza ko ngo sumuzi. Ubwo se byabera nk'ahane ngo sinzi ngo ikintu kihakanye ikindi ku bushake. Ari ikintu utumvisha ariko nagusobanuriye. Nakubwiye ati njyewe
nkunze kwikinisha buri joro kandi kwikinisha bitera kwibagirwa. Umuntu namwibagirwa kandi I have my right kwibagirwa. none mu bantu waba wibuka bakeya ni bande ujye wakira collaboration zabo bakeya wibuka? Ubu nesanga hafi ko nshobora kuba nanone nibagiwe. Ariko uwo muhungu Ice Mob kenshi Junior Giti akunze kunsaba kurabo cyane. Uwitwa Clapton Kibonge akunda kunsaba kurabo cyane. Uwitwa Shadibu akunze kunsaba kurabo cyane. Yego. Uwitwa Tiki Brown n'ubundi witwa Kiriku Burundi. Kiriku nawe akunze kunsaba kurabo cyane. None wavuga ngo Kazungu ka boss uramwihakanye ntabwo muzi? Ngo agaki? Aya Dumba iyo tobwe reka turiho ndumva cyetse nimba wenda uri mu bitotsi ariko abose uri mu bitotsi ndumva uri kugiza ntareka iyo tobwe tureke. Oya ndimo numva uri buravuga ngo Kazungu. Ndimo numva uvuga ngo Kazungu. Buriya Dumba biroroshye gukangura umuntu usinziriye kurenza gukangura umuntu wisinzirije. Akareka. Ubu ngubu meze nk'uri kugukangura wisinzirije n'impamvu nyine wumva nyine ari ikibazo. Ubu ugiye kumputaza kubera ntazi umuntu? Nese naguhutaje. Niba ndi maso ukambwira ko nisinzirije. Oya nta kandi ndutange nubaha abakuru. Aha abakuru ndimo numva ukuntu bubaha. Kubera ko mvuze ko ndimeze nk'ukangura umuntu wisinzirije se? Urubu kandi noneho nkuruta imyaka 10 ningahe? Oya niko naketse ahubwo ntiwambwiye nimba nabifoye. Tired. Niko naketse ko ndushicumise. Munkure kuri 6. Dumba wasanze nkurusha 10 koko cyangwa nabeshye? Ayiwe data we. Sibomana. Yes Dumba. Dumba Sibomana niwe wawe muri ubu buzima. Aba bahungu iyo batangiye kukuvugira muri muravuga uzi icyo bimenyesha? Yego hoya. Ngo barakurusha. Barandusha. Barakurushe. None se barandusha ni nyirurugo nibo nyirurugo? Nanjye reka mbabazi. Nibo ba hostinze ko bakurushe baraguhostinze wa mugani. None se niba nyirurugo wenda yangeneye ibirate 7 ikabitararangira kuki ugwenda nabo baragira igihe cyo? Mera nkaho usoma comment. Aba moderator bari hafi kumyutinga. Mwanyweye kuba followers. Zinsomere ushaka kumvisha Kinyarwanda. Oya none se Dumba uretse cya kibazo cyo cyanuza mfite n'ikibazo cyo kutabona neza ubundi buri comment. Wibagiwe marinette. Wibagirwa no none se Dumba iyo uri gutambuka ugiye gutapiti ukajya ku gipangu cy'umukira imbwa iri kumoka imwose imotse ni kwitera amabuye. Biti mu bishyamba se habamo abaturage. Uvuze nabo oya iyo uvuye aho utuye mwanyweye kuri aba followers murakoze. Dumba undusha imyaka ingahe Dumba undusha imyaka ingahe? Bitangiye bundi bushyashya. Mudukure mwiranga mimerere ndisaziye mbabarira oya ndakubaha rwose ufata akaruhuko k'izabukuru. Oya nimudukure mwiranga mimerere.
ariko reka wenda mubwire umva se mugaruke ngo kuri utera amabuye ino se mihanda umubwejuza mbwa imihanda rwose. ino mihanda reka nkubwire nibaza ko abantu bafata ko bino bintu biba bisiriyasi tuba turi gutebya ubwo byarakaza akaba ko twavuze ko wabwejaguye yaba ari igifura rero sibyo Dumba oya ntabwo banze kuri muratebya gusa bavuze ko bakurushe yala mwaganze none se oya mu bantu 900 wakire comment zingazi bako abantu banduce nimba harimo babandi baba haters n'abakontresigisi ushaka bangahe nyine bakoze ubushakashatsi usanga ari bangahe kwijana bavuze ko mbarushye wabona ari kazungu ka boss uri muri fake account wongere tubabaze noneho dushobora kubabaza dushobora kubabaza niko ego ariko reka wenda hari umugani nge nkunda kwicira nta muntu nguciriye Dumba nkunda kwicira umugani uvuga ngo iby'imbwa ibona nijoro ikamoka niby'intama ibona ku manywa igahitamo kwicecekera reka iyo tope tuyite urunana rusobetse imisango y'abasangiye ingendo mucyo twicare mu gacaca ducoce amagambo ariko se ibyishimo kuki imigani yose igaruka ku mugabo imbwa oya uwo ni umugani uwo ni umugani w'abanyarwanda baciye niko kuki ariho ruzingiye ku mbwa mwarangiza ngo dufata ngo ntabwo atanga ibyishimo mu banyarwanda ni he ubu nta mugani uzi wo ku ni he ngwe handi umugani wo hasanga ku igitaramo ntare nk'iki aho abantu umugani wo ku batangiye gisamagwe mwasetsa abandi bari gusura ngo dufata ngo ntabwo atanga ibyishimo hari ibyishimo birenze ibindi Dumba yashwanyitse abandi turi kuririmbira ngo ngurwo urunana rusobetse imisango y'abasangiye turibaza nawe imbwa ziri tukakubaza kuvayo kuki imigani yose igaruka ku mbwa oya nta bisamagwe uwo mugani ni mushyashya sinzi oya niba na shyiramo godifari n'intare umugani shyiramo yarawuzi n'intare nta shyiramo n'umugani n'intare w'igikeri siboma uzi tubabarire nta n'umugani w'igikeri n'ingwe imbwa gusa ntabwo nzi niba godifari umugani yarawuzi ngo jya kwahira ngo gusa bwakeye kamenya gusa kuki ubwenge bakwigisha wenda imigani y'imbwa gusa kuki bamwigisha imigani y'imbwa zonyine nta n'ubwo uzi umugani wenda w'igisamagwe w'akayongwe w'imondo w'igikeri reka tujya mu kinyarwanda navuze umugani ngo iby'imbwa ibona nijoro ikamukana iby'intama ibona ku manywa ihitamo kwicekera nawe mbwira umugani tugende tabi paritati dutere ubuse mu migani ubuse mu migani nibwo buje ubu mutapinga ahubwo ubuse bwose bugaruka ku mbwa gusa ntabwo ugiye ku none se nka nimba nahereye kuba mbwa nawe nahere ku nka nibura ye baba we tujye ku nka nta mugani ibyawe Dumba duha ese imigani nayo frango iyo wicecekera reka tugere ku nka baravuga ngo ubuze icyo atuka inka aravuga ngo dore urwo rucebe rwayo ngo uvuga umugani ukurikiyeho Dumba nawe tubwira umugani wo basiba mana reka nkubwire ikintu kimwe nubwo nshaje ariko uracyari umusore Dumba ubuse ntiharimo inkumi zifuza ko watera ivi umva nkubwire njye nakuriye mu bantu b'abasirimu bavuga ibintu by'ibyongereza ye baba we none urimo uragaragaza ko godifada kuba yarateguye runo rubuga mu kinyarwanda yibeshye baratuzana natwe tugerageza ariko nta imigani ntabwo tuzi nyinshi Dumba vuga ngo but we actually don't know that shit but we man. we actually don't speak Kinyarwanda like that Cloud the shit man aibo we're not that deep no not that deep don't tell me that yeah we do speak Kinyarwanda but not that deep Sibo please god damn Yes, sir. are you sure Yes, sir. about inho nyumvira cyahise Sawa nyumvira cyahise no turajana Roba Google let's talk something else Google ariko no Sure. actually we can change the language because this shit are you ready to change the languages
Go with Yeah, let's say, What's let language? let we talk in English. See, Omana, cause me, I don't even know what are you saying. Oh my God. Are you single? Are you single? Oh my God, how did you become single? I'm not single. I'm a lovely girl. So I got boyfriends. You did Dumba? Have I said him? Do you understand even what No, I'm just saying? no, I no, no, got no. Just asking boyfriends. you. Fuck. No, just I asking say you I how you got cheat. boyfriends. Have I said Dumba? Why are you talking about Dumba Honorary? Talk to us, nigga. No, he's the one on the panel. He's the one on the panel. Just No, for me, I'm joking. seeing too many people. I'm seeing CK Cabano and So, Danizo and Sibomana and y- Godfather. so So how it become like that? do you have a pay more love? I have to pay you so that I can fall in love with you. Actually, I don't need the love because I got boyfriend. Do you get my English, nigga? How much? How much do you cost for? Jesus. I got boyfriend, bruh. How Why you many? say How like many that? boyfriends do you have? How many You boyfriends don't do you even have? know what I'm saying. God How damn many it. boyfriends do you have? Is that up to you? TikTok iratumanura. It's up to our audience, please. No, that's your audience. No, It's you lie, not. you lie. You cheat. I'm a chitty, You cheat. join me. The audience, the social media is watching you. Even you, social media is hearing the way you don't even know the English, and you're saying you're professional. You fuck. Oh my God. You have, this means you have a husband in each country. imisango y'abasangiye ingendo Icyongereza kirakamye. uje twitare mu gacaca ducoca amagambo Sibo. Sibo ni sibo wanjye. Ni we wanjye. Umva, abantu si bo mana sha. Ni we wanjye. Nese sibo. Oui, Dumba. Ibi bintu wabiretse. ibintu None se kuri by'Imana. kunca intege? Oya uko umuca intege Ibintu bivemo. ibi bintu nta n'amakoye narimo ibintu birimo abaforowazi. Niko, kuri kunca intege Dumba. Sabla, my love, thank you so much. You know what I'm saying. That's why I love you so much. Wabivuyemo. Ibintu bivemo. Dore umuntu ushaje wabishoboye ni njyewe njyenyine. Wenyine None ibaze se ko nta ninde waguhaye ikamba? ibaza ko utanga Byerekana ko ariwe wabishoboye wenyine. Ubu Godfather ntabyo yashoboye, na ba runaka ntabyo bashoboye. Abo ni abana ariko njyewe nawe. Jojo, my love, you're welcome. Ibi bintu ko umusaza wabishoboye ari njyewe njyenyine. None se njyewe iyo mba narabyara nane simba narabivuyemo. Aibo. Sawa? Mu nkandeho. Once again. Sibo. Okay, Dumba nize ngingo nk'ebyiri uvuga uti ibi bintu bivemo kandi ushaka kubisubiramo. Ni izihe ngingo? Nuko mundeho ukunda n'ubwo nzi ngakora iki. Nuko uza tugatangira kwayura. None se nimba utariye oya biterwa n'aho uri. Twebwe nimba uri saa 9 za nijoro urumva bidakwiriye. Erega ntabwo umuntu ukwayura se sibiza involontaire. Ariko abantu uko barimo barayurira commentaire kandi commentaire nyinshi zirimo zirava mu Rwanda. Ese ubu ariko Dumba ubu ko ari Godfather wa hostinze ubwo yaba rero ntiba wantaye ibishanga. Ahubwo njyewe nta muntu njya ntibishanga Godfather niwe ubata ibishanga. Ariko Dumba nako Godfather nibaza ko nta kibazo cye. Godfather ari umuntu ugira ikibazo kurusha Godfather niwe munyebibazo wa mbere ubaho. Oya ga twese dufite ibibazo na ba Elon Musk bafite ibibazo na ba Bill Gates bafite ibibazo. Ajya bakuzanye ngo uvuge iki? Nkoye. Banzanye mvuga iki? Bakuzanye ngo tuganire kuki? Ubwo wabibaza uwanzanye ubwo numva nabangiye mu nshinga zitari zanjye. Nkoye. Godfather.
Godfather ariko oya ariko ikigaragara cyo nuko utanyishimiye tukagarukaho kuki ushaka kunyuhura muri uru rugo